Ese ujya wibaza impamvu abantu bataguha agaciro kandi uri umuntu mwiza? Hari amakosa make abantu benshi bakora batabizi. Ikosa rya mbere, kuvuga cyane kurusha uko ukora. Abantu bubaha ibikorwa ntibubaha amagambo gusa. Ikosa rya kabiri, kwemera buri kintu usabwe. Iyo uhora uvuga yego kuri buri wese, abantu batangira kugufata nk'ikintu gisanzwe. Ikosa rya gatatu, kutubaha igihe cyawe. Niba nawe utubaha igihe cyawe, ntutekereze ko abandi bazacyubaha. Ikosa rya kane, gusaba imbabazi ku bintu byose. Hari igihe uba nta kosa wakoze ariko ugakomeza kwishyira hasi. Ikosa rya gatanu, kubaho ushaka gushimisha abantu bose. Ukuri nuko ntushobora gushimisha buri wese, kandi ugerageje kubikora utyo atakaza uwo ari we. Rero wumve ibi, ureke ibinyoma. Agaciro kawe gatangirira ku buryo wifata. Niba utangiye kwiyubaha, abandi bazatangira kukubaha. Iyi ni Benados Click Diaries.